Jugendana na Yesu akwejesha amaraso atanga amahoro ugasigara utuje n'ukuri niwe Mana nziza izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe buri mwanya uko turyize riradutsinda rikatwereka yuko tukuryarya tutagukunda, rikatwereka yuko n'ibyo twagusezeraniye tutabishyize mu bikorwa. Satani akadushuka yuko igihe dushoboye ari uko twajya kure kuko iby'Imana bidashoboka, ariko dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Ni nayo mpamvu kubw'imbaraga zawe tugiye kongera kwiga, kandi kubw'imbaraga zawe witeguye gufatisha imitima yacu umwanzuro. Kubw'imbaraga zawe witeguye kuduha gushyira mu bikorwa ibyo twumvise, kandi ijuru ribaha ahantu kugira ngo ritubambeho amahema mu izina rya Yesu, amen. Tujya kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo inshuti y'amagara, inshuti y'akadasohoka. Nakundaga kumva abantu baganira ukabona uri iruhande rw'umuntu, abantu barangiza bati tubwira aba bantu baraha iwawe, agatangira aturiya ni inshuti yanjye yo ku ishuri twasangiye voka ntago nabyibagirwa. Aho uri ugahita uvuga uti aha hantu ndakomeye. Akareba undi ati uyu nguyu twahiganye ubuzima, dutangira turara ku ikarito, turazamuka ducuruzanya ubunyobwa, tujyana i Bugande, ubu Imana yampaye umugisha tujyana na Dubai. Uri umuntu ukomeye sinzabyibagirwa. Ukabona ahise agira imbaraga ziruta izo wari ufite. Yarangiza agahagurutsa undi muntu, uyu ni inshuti yanjye, ni umuturanyi wanjye, nza gutura hano, niwe wanyeretse ikibanza, yambaye hafi. N'ubu umugore wanjye yarwaye cyangwa se yabyaye, imodoka ye niyo aza akadutwaramo. Ni umuntu ukomeye. Yarangiza akamubwira ati nabishyize ku mutima. Wajya kubona ukabona hahagurutse undi ati uyu we ndamuvugaho by'umwihariko. Yarangiza ati uyu nguyu rero mureba hano ni inshuti yanjye magara, n'umugore wanjye arabizi. Umugore nawe agatagira gutya ati rwose. Wajya kubona ukabona wa muntu babandi bose bataye agaciro hagezweho inshuti magara. Yamara kuzivuga atari ko mfite n'abavandimwe baraha, abavandimwe bagahaguruka, uyu ni murumuna wanjye, mukuru wanjye, mushiki wanjye. Yarangiza atari ko Bibiliya ivuga yuko umuvandimwe wa hafi aruta inshuti ya hafi iruta umuvandimwe wa hehe. Akoreye abantu bavindimwe nawe ukabona barububa baricaye. Yarangiza rero akagira umuntu ahagurutse ati uyu we ntasanzwe araruta abandi bose. Abantu bagakanura ati uyu we ni inshuti y'akadasohoka. Ubwo bivuze ngo akadasohoka n'inshuti y'amagara ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye. Yarangiza ati uyu nguyu rero akamuvuga ibigwi. Ariko nagira ngo mbabaze, ya moko yose y'umushuti ya za nshuti zahamagawe ntabwo ari inshuti izo rwose, kuko utahingutsaho nta nubwo ari inshuti. Haba hari n'abantu barimo kubara imodoka zaparitse ku muntu kandi bajyaga bibwira ko ari inshuti. Ndashaka kubabwira ngo mbere y'uko ibihe by'akarengane biba, ukwiye kubanza kumenya ngo ninde inshuti yanjye magara, ninde inshuti yanjye y'akadasohoka. Ntuzagire na rimwe ubwo winjira mu bihe by'akaga n'amage utaramenya ibi bintu. Ariko se ubushuti bwose bw'iby'isi ko buhinduka, ni gute umuntu yaba inshuti y'Imana? Ko Imana ariyo idahindurwa n'ibihe. Bibiliya muri Yakobo igice cya 2 igiye kuduha ikintu duheraho. Yakobo, urwandiko Yakobo rwanditswe na Yakobo igice cya 2 umurongo wa 23. Yego mujye mukoresha Bibiliya zanyu.
igice cya kabiri umurongo wa 23, Bibiliya iravuga ngo nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'iki? Kuba inshuti y'Imana birasaba kuyizera, kandi kwizera Imana ni ishuri umuntu atakwishoboza, ashobozwa n'Imana ubwayo. None ni ibiki byabaye kuri Aburahamu cyatumye aba inshuti y'Imana? Ese ni ibiki biranga inshuti y'Imana uretse ibintu tuba turirimba gusa? Aburahamu nimureba mu Itangiriro 12 umurongo wa 1, Imana yabwiye Aburahamu ngo va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu, ujyaho nzakwereka. Kimwe mu bintu biranga inshuti y'Imana ni umuhamagaro. Warahamagawe. Hari abantu bicaye mu bintu by'Imana nta muhamagaro n'umwe bafite. Niyo mpamvu abayobozi b'amakorari muzavuga musarare, abakuru b'itorero muzatanga amatangazo musarare, kuko umuntu wese waje ku Mana nta muhamagaro, kuvuga ntabwo aba yumva, nta mbaraga zimusunika bafite. Warahamagawe. Nimureba neza, Aburahamu Imana aramubwiye ngo va ujye. Ngiki kintu cya mbere Imana ikorera umuntu, imukura mu bye ikamujyana mu byayo. Icyo nicyo cyitwa umuhamagaro. Petero yavuze kuri iki kintu cy'umuhamagaro, urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 10, Petero yaravuze ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Kuba Imana yaraduhamagaye tugomba kubiha agaciro buri munsi, buri gitondo na nimugoroba, tukareba niba nta wundi muhamagaro twakiriye utandukanye n'uw'Imana yaduhaye. Ngiki kintu cya mbere Aburahamu yakorewe. Iyo Imana iguhamagaye ukayitaba, uba uri inshuti yayo. Ikindi kintu cya kabiri Imana yakoreye Aburahamu, Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 4, Imana Bibiliya itubwira neza, 12 umurongo wa 4 Itangiriro, aya magambo arakomeye cyane. 12 umurongo wa 4, Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe ubwo yavaga i Harani. Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburahamu agenda nk'uko Imana yagize gute? Yamubwiye. Imana yabwiye Aburahamu arayumva, ntiyumva gusa ahubwo ashyira no mu bikorwa, aragenda. Ariko ikintu nashakaga kubabwira kiranga inshuti y'Imana, inshuti y'Imana, Imana yibwiye ngo genda, iragenda. Ariko ikintu cyambabaje ni kimwe, mwigeze mubona Loti ahamagarwa? Ariko mbabaza, Aburahamu agenda yagiye wenyine? Reka da, Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Bibiliya bahise bashyiramo akantu kameze nk'akadomo. Loti ajyana nande? Ajyana nawe. Kuva uyu munsi ubimenye, kuba inshuti y'inshuti y'Imana ntibikugira inshuti y'Imana. Kugendana n'abaririmbyi, kugendana n'ababwiriza b'abarayiki, kugendana n'abapasitoro, gutwara abakozi b'Imana mu modoka, kugenda ukajya mu ngo zabo, ibyo bakeneye ukazaza ubibaha, kubana na korari, baba bafite ibintu runaka ukabaha amafaranga, ukagura ibyuma, kuza ku rusengero ukareba igikenewe, ugendana n'abantu b'Imana ntibihagije. Umuhamagaro ni ikintu cy'ingenzi. Ndakwinginze ntukaza aha kuko umugabo wawe wamuherekeje, ntukaza aha ngaha kuko waherekeje papa wawe na mama wawe ngo batabaseka ko waguye. Oya, zanwa n'impamvu. Aburahamu, ikindi kintu cya gatatu gikomeye, nshuti zanjye, Imana yabwiye Aburahamu igice cya 15 umurongo wa 1, hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti, Aburahamu witinya, ningenga bigukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Amen. Ikintu cya gatatu kiranga inshuti y'Imana, Aburahamu yari agiye guca mu bihugu birimo abapagani b'abagome,
bafite ibintu by'imyuka mibi, b'abarakare, abantu batanezezwa n'iterambere ry'umuntu. Bari abantu batanakunda umuntu usenga Imana inyuranye n'ibishushanyo basengaga. Aburahamu Imana yizera, ishaka ko ariho agomba guca. Aburahamu rero nk'umuntu wagendaga akusanya amakuru y'aho Imana imucisha, yageze aho atangira kugira impungenge. Imana iramubwira ati, Aburahamu, niba uri inshuti yanjye, gupanika bireke, ninjye ngabigukingira. Uyu munsi ntabwo umuntu w'Imana yakagombye kuba afite ubwoba bwo kubaho, ubwoba bw'ahazaca, ubwoba bw'iseta ye n'imari ye. Wakagombye kubiharira Imana niba uri inshuti yayo. Aburahamu nyuma y'iki, ikindi kintu Imana yamukoreye kidasanzwe, murebe muri icyo gice umurongo wa 9, ni amagambo akomeye. Imana ibwira Aburahamu, Aburahamu aramusubiza ati, enda iriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura y'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri, arabyerekeranya, keretse za nyoni nizo atagabanyije. Inkongoro zagwaga ku mirambo, Aburahamu akagira gute? Akazigurutsa. Imana yamuhaye misiyo yo kurinda inyama muri karitsiye irimo ibisiga bibi bishonje. Arabaga. Amaze kubaga, murumva imbaraga byamusabye kubaga biriya bintu ari wenyine. Imana iramubwira iti, rero ujya wiyemera ko ucanye ku maso, birinde. Aratangira ibisiga byazana akirukana, yakwirukana ibyaha, yagaruka ngaha agasanga biri hafi y'inyama, ati inyama z'Imana. Akaza nabwo akirukana. Mutekereza ko yari kubikora umwanya ungana iki? Yageze aho araruha, arangije arasinzira. Mu gusinzira Imana imuha iyerekwa ry'uburyo Imana izabana n'abantu bayo bakamanuka bakajya mu Egiputa, ikabarinda, igacana ku maso ku bwabo kugeza igihe izabacyura kandi bagataha bamerewe neza. Akangutse umutima uramurya, aravuga ati, ye baba we, natinyutse ndasinzira kandi Imana yandindishije inyama. Agiye kubona abona nta gisiga na kimwe cyazegereye. Imana yari imweretse yuko ariyo imubera maso. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none abagore barimo barashaka kurinda abagabo babo, abagabo barashaka kurinda abagore babo, kugeza ubwo umugore wawe atega moto, yatega moto ugahita uvuga utano nk'umumotari numve koko kuri moto. Ubu hari abagabo basigaye abagore babo bajya mu minsi mikuru, akamukurikiza umuntu ati, umubyizi n'ibitanu ndayaguha, uncekingira aho yirirwa nabasuhuzanya nabo. Dufite abamama birirwa no ku rusengero mu materaniro badahumeka. Umugabo w'iteraniro ryaba rirangiye yasuhuza umukobwa muri korari akamureba ikijisho ati, tugende. Avuga ati, batakuntwara, aha ni ku isoko. Ariko dufite ababyeyi batigeze batoza abana babo kuba mu rusengero ngo bicare b'abantu b'Imana. Usanga afite telekomande, urufunguzo rumeze nka telekomande. Amateraniro yarangira mwese hariya, kandi ubwo afite umukobwa amaze kugira imyaka 23, afite umuhungu w'imyaka 20. Hano hari abana bahasengera banywa amatabi batazabatwara ariya mu modoka. Uzakinga ugeze ryari? Inshuti y'Imana yemera ko Imana iyirindira. Fata umugabo wawe ubwire Yesu ngo, Yesu uri inshuti yanjye, urabizi, ndindira ino nshuti yanjye. Azabikora. Fata Yesu umukikiza abana bawe, ubabwire uti, Yesu uri inshuti magara, ncungira urubyiruko nge byancanze. Aburahamu iki kintu cyamubereye isomo rikomeye. Aburahamu kandi nyuma yaho Imana yamuhaye igihugu, kandi ameze nka mayibobo yagendaga. Imana imubwira ko icyo gihugu kizaba iki. 17 Itangiriro umurongo wa 5. Imana yakoreye icyo Aburahamu, umurongo wa 5, kandi ntuzitwe ukunda Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Inshuti y'Imana ihindurirwa izina.
hari ikintu nakunze, ukunda umuntu ukazaza umwita izina rye, ariko uko mugenda mugirana isano cyane muri hafi yo kubana, uratangira ukamwita sheri. Yazaza aryumva kumva ni izina ryiza, nubwo yaba yaririswe sheri n'abantu 30, ariko wowe iyo ari wowe uzamutwara, hari ikintu Imana ishyiramo ukumva sheri iri mu nyuguti nkuru, atari nka za sheri zizanwa n'umugabo waguze imodoka. Buri umugabo waguze imodoka nziza yigura ku mugore, umugore amwita sheri uwo munsi, sheri rwose uyu munsi uranejeje, ugasanga ntiwabiherukaga. Icyo nashaka kubabwira ngiki, Aburahamu Imana yaramurebye, ibona akeneye guhindurirwa izina kugira ngo bigendane no guhindurirwa kw'amateka. Nta muntu Imana ijya ihindurira izina ribanza ritarakoze amahano. Hari hashize iminsi mike Aburahamu aryamanye n'umukozi we wo mu rugo. Umugore yabimusabye, amaze kubikora umugore aramubwira ati ntuzongere kugira icyo uvuga muri uru rugo. Buriya hari igihe cyageze Aburahamu ngo abagore bakazaza batongana barimo hagati, areba umwe uko avuga, areba n'undi uko avuga, areba n'undi uko avuga, akamubwira ati ariko nk'umugabo wadukijije. Arabakiza ati ko umugabo waguye mu cyaha arushwa ijambo n'umukozi wo mu rugo. Imana irabireba, ireba ikimwaro gusambana n'umukozi wo mu rugo byateye Aburahamu, agasuzuguro n'amagambo ari hejuru y'umugore we, akavuyo kari mu rugo rwe. Aburahamu Imana iramureba iramubwira iti kugira ngo ibintu bigende neza, ndashaka yuko nguhindurira izina, nkaguhindurira amateka, ibya kera ntibizongere kwibukwa. Niyo mpamvu umuntu yageze muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Niba hari ahantu waciye ukaba ubizi yuko bakwitaga indaya, kandi nawe koko wakwireba mu ndorerwamo nta muntu uhari ukabona uriyo, abantu bakakwita igisambo, wakwicara nawe ushyize ubwenge kugira ukabona uricyo, ukeneye guhindurirwa izina n'Imana. Iyo rero Imana iguhinduriye izina, nubwo umuntu yakwita ukundi, Imana yo ntigendera kuri ya mazina ya kera, ireba iryo yaguhaye. Ndabinginze nimwitwa abana b'Imana, ndabinginze cyane nimwishimire kwitwa abadivanisiti. Si kujya kubona ukabona umuntu ni umugabo afite amafaranga, ariko umuntu ukabaza uti ndashaka kwa wa muntu inde, uti ndashaka umuntu utuye hano hafi witwa Mudiva. Ati nta Mudiva utuye hano hafi. Tuye umugabo umeze gutya, ujya kungana gutya, usa gutya, barangiza batereka da. Undi agahita aganira n'undi atariko, ati ibimenyetso arimo kuvuga ko numva biranga. Ati no, ati ntabwo tumwita Mudiva tukano muri karite, yitwa Biryo Wiziritse. Ukabaza utize kubera icyo, ati n'umwana we nta kana ajya bapimira, twese turamuzi. Ariko mwakwemeye Imana ikaduhindurira amazina. Aburahamu Itangiriro 17 umurongo wa 9, hari ikindi kintu Imana yamukoreye. Imana yongera kubwira Aburahamu iti nawe uzakomeza isezerano ryanjye, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza ibihe byabo byose. Iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, umugabo wese muri mwe azakebwa. Gukebwa wari umuhango Imana yahaye Aburahamu kugira ngo atandukane n'abandi bantu batuye aho. Uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwira ikintu gikomeye ku gukebwa. Abakolosayi 2:11, Abakolosayi, Bibiliya zanyu tunyaruke tujyane, Abakolosayi igice cya 2, abahageze tujyane. Bibiliya iravuga ngo iki? Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 11. 2:11 Bibiliya iravuga ngo muri we ni namwo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Kandi nimureba neza mu Bagalatiya, Pawulo yongeye kugaragaza neza mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 15
kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya. Amen. Kubw'ibyo ugomba gukebwa ugahinduka icyaremwe gishya. Ni ikibazo gikomeye kuba uko wari uteye mu myaka 5 ariko ugiteye uyu munsi, kandi ibitabo, itorero rirasohora ibitabo, ababwiriza barimo baraza, amavuna ariyongera, urimo urakura mu bitekerezo, urimo urakura mu myaka, urimo urakura mu bushobozi, ariko birababaje kuko wari uteye mu myaka 5 niko ugiteye. Intebe z'inyuma wicaragamo, guhinguka ku rusengero hari ikintu cyabaye. Kuba udafite ikintu umaze mu nzu y'Imana no kuba nta kintu umariye ababyeyi bawe ugakomeza kuba wawundi. Ibi birababaje. Nimureba neza igice cya 18 cy'Itangiriro, inshuti y'Imana hari ikindi kintu kiyiranga. Inshuti y'Imana, nta nshuti y'Imana igumana ikibazo cyo kutera imbuto. Tangiriro 18 umurongo wa 6 kugeza kwa 12, murabizi yuko Aburahamu yari amaze gusaza, nta kana agira, ndetse yari afite ibibazo byinshi cyane. Guturuka ku murongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo iki? Itangiriro 18 umurongo wa 6, 18 umurongo wa 6, Bibiliya, Aburahamu arihuta yinjira mu ihema, asanga Sara aramubwira ati tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu. Mu magambo make yari arimo gutunganya ibintu byo kwakira abamarayika bari bigize abantu basanzwe. Umurongo wa 9, abamarayika baramubaza bati Sara umugore wawe ari he? Arabasubiza atari mu ihema. Undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyara umuhungu. Bari abamarayika 3 bari baje kwa Aburahamu, 2 bari batuje, uwari wahawe ijambo n'umwe. Kandi igihe bavaga kwa Aburahamu bagiye i Sodomu, nimusoma neza, i Sodomu hageze abamarayika 2, umwe ntiyigeze ajyayo. Utaragiye i Sodomu kubw'urukundo rwe ngo badapfa, uwo watanze isezerano ku mugore wa Aburahamu utabyara kugira ngo abyare, uwo ni Kristo wari wihinduye umumarayika. Kubw'ibyo rero icyo nashaka kubabwira ngiki, Aburahamu yakize ubugumba. Hari abantu bicaye mu nzu y'Imana ari ingumba z'amatwi, niko Bibiliya ivuga. Ibintu byose bivugirwa mu nzu y'Imana ntabyumve. Hari abantu b'ingumba zo kuvuga, atarigera avuga neza no mu rusengero kumubwira ngo mwicarane akurekurira ijambo, ukavuga utari ko uyu muntu yaje gusenga, yaje mu nama y'akagari, byagenze. Hari abantu b'ingumba mu kwera imbuto zo gukiranuka. Iyo Yesu ahageze aricara akavuga ati nibyo koko umaze igihe nta mico myiza ugira, umaze igihe nta jambo ryiza ugira, umaze igihe nta mibereho myiza ugira, ariko ndategetse mu mwaka nk'uyu nguyu ugiye gutangira kubyara imbuto zo gukiranuka. Ariko hari abantu bakunda ubugumba bwabo, ku buryo umuntu areba hakuruhimbi ntabone amaboko ye, akareba biriya bikuta byose ntabone amaboko ye, korari yaririmba yacuranga ntabone amaboko, yanasohoka n'ariya mapave ari hanze ntabone amaboko ye. Kwibaza umuntu yabaye ingumba ku buryo abura n'akantu na kamwe mu nzu y'Imana kazamwibutsa ko Imana yigeze imukoresha. Umurongo wa 17 w'icyo gice hari ikindi kintu Imana yabwiye Aburahamu. 18 umurongo wa 17, Imana yari irimo gutegura kurimbura Sodomu na Gomora, ariko umurongo wa 17 Uwiteka aribaza ati Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Umuntu w'inshuti y'Imana ntijya imuhisha ibyo irimo gutegura. Abadivanisi umunsi wa 7 kuko turi inshuti z'Imana, Imana ibicishije mu mwuka w'ubuhanuzi yatubwiye ibi naho biva naho bigize gute, naho bijya, kuko ntabwo ishobora kwemera ko hari ikintu kiba inshuti zayo zitakimenye. Ariko iyo utari inshuti y'Imana ntumenye ibi naho biva naho bijya. Ibintu biramanuka ukamanukana nabyo, bikazamuka ukazamukana nabyo. Abantu bakoma amashyi nawe ukayakoma kandi utazi uwapfuye n'uwimitswe. Ndakwinginze, ndashaka uyu munsi kuba inshuti y'Imana.
warahombye cyane. Hari abantu bakoresha imbaraga bakaba inshuti z'idini, ariko ugasanga icyizere idini ryabagiriye cyababujije gushaka no kuba inshuti y'Imana. Ariko ndashimira Imana, hari abantu babanza kuba inshuti n'Imana, Imana yarangiza iti kandi mfite urugo rw'inshuti zanjye. Aburahamu, nimureba ikindi kintu Imana yakoze, Itangiriro 22, uyu ni Aburahamu turimo kureba, umurongo wa 3, 22 umurongo wa 3, Imana igerageza Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka. Umurongo wa 3, Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be na Isaka umwana we. Bibiliya irakomeza, umurongo wa 12, Aburahamu yaragiye ajya ku musozi yitegura gutamba umwana we, kuko yaricaye abwira Imana ati, Mana, ubuzima bwanjye aho bwavuye urahazi. Uyu mwana hari n'umunsi mama we bari bamuntwaye, hari umunsi undi mugabo yamutwaye ashaka kumugira umugore, marayika wawe aragenda ajya mu cyumba abuza uwo mugabo kunyononera umugore mba ndamubonye, tubana imyaka yose ntiyigeze yivumbura ngo ancike kuko tutabyara. None aho tubyariye umwana turamukunze, twumva uburyohe bw'umwana, none uramudusabye. None se Mana, kuri inshuti yanjye nakwimiki? Inshuti nyayo ntacyo yima indi inshuti. Umurongo nashakaga ni umurongo wa 12, 22:12. Igihe Aburahamu yaragiye gutamba umwana, arangije yumva ijwi ry'Imana, marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu ngubu umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Inshuti y'Imana ntago yima Imana. Ibintu byose nta kintu na kimwe kigomba gutuma wumva yuko iyi Imana igusabye. Imana ni umubyeyi mwiza. Hari igihe ababyeyi bacu natwe ubwacu ujya ugenda wamanukana nka biswi nziza, ugasanga umwana afite akantu k'agasheke yariye guturuka nka saa 9 kandi ubwo bigeze saa 12. Ako gasheke kagiyemo ibitaka, ako gasheke kamanukiyeho ikimyira. Murumva uko ako gasheke kameze? Yakarigase n'isukari yashizemo, ariko wamwegera ukamubwira uti wampaye. Iyo ari umwana w'igisambo agakura akagashyira inyuma kandi nta n'ikintu karimo, ariko umwana w'umuhanga ahita aguhereza, agashaka ko wunama kugira ngo agashyire ku munwa. Kandi buriya umwana aramutse agwaye igisheke gisa gutyo ukacyanga, ubu ababyeyi turya byinshi. Iyo umwana rero akoze icyo ngicyo, uhita ujye ukora mu gikapu mutaragera no mu nzu, warangiza ugahita umuhereza biswi. Yarangiza agahita akubwira ati, papa urakoze cyane. Akava ku gisheke cyashizemo isukari akajya kuri biswi, akavuga ati, mfite papa unkunda. Nta rukundo rudashyirwa mu bikorwa rubaho, ntago bibaho. Aburahamu yari inshuti y'Imana ku buryo yabonaga iby'Imana imusabye ari ibintu byoroshye ugereranyije n'icyo Imana itanga. Ariko aba bantu batigeze bakira umwami Yesu kugira ngo tugire icyo tubasaba, bagire icyo batanga mu nzu y'Imana. Bizaza bisaba amagambo, bisaba ubwesikoro, bisaba ubutubuzi. Mu madini yo hanze basigaye bafata umuntu bakamuzana imbere, bakamubwira bati, wowe uze kwemera miliyoni. Bagafata n'undi bati, wowe nta modoka ufite, ariko uze kuza imbere werekane ko utanze iki, urufunguzo. Bagahita bafata n'undi muntu batuze kuvuga yuko uri umukene, wari usigaranye tike ariyo yonyine usigaranye. Hajya kona mukabona abantu baraje imbere, kamera ibiri aho ngaho, barangiza bati, njyewe imodoka ni imwe nayo iri muri kredi, ariko mu izina rya Yesu ndayitanze. Umuntu aragahita avuga ati, umuntu uri muri kredi n'imodoka arayitanze azayishyura ate? Mva Imana ni igitangaza, reka nanjye ntange ya modoka ya kabiri. Iyo umuntu abaye urutare, kugira ngo hagire ikimuvaho bisaba gukoresha inyundo ya kinubi. Inyundo ya kinubi murayizi?
iyo urimo gushaka amabuye kandi urutare utarunyeganyeza, bisaba yuko bafata inyundo bagakumbita, ibuye rya ruhari rigatanga akamanyu ukagashyira hari ukongera ugakumbita. Ntibiri muri gahunda y'Imana no mu murimo wayo yuko hifashishwa ubundi buryo butari umutima w'ubushake mu nzu y'Imana. Ubu busambo dufite, ibi bintu dufite tutarimo gutanga mu murimo w'Imana, vuba bidatinze ibintu bizasubira aho byavuye. Aburahamu ikintu cya 10 Imana yamukoreye, nimureba neza 23 umurongo wa 4. Aburahamu Imana yamweretse yuko ubuzima bwe buzagira iherezo, irangije imubwira ko agomba gutegura. Umurongo wa 4 wa 3, Aburahamu arahaguruka ava ku ntumbi ye, abwira Abaheti, yari yapfushije umugore, abwira Abaheti ati ndi umushyitsi n'umusuhuke muri mwe, mume gakondo yo guhambamo, mpambe umupfu wanjye mwivane mu maso. Abaheti basubiza Aburahamu bati databuja utwumve, uri umuntu ukomeye cyane muri twe. Abantu barimo barakureba ko uri umuntu ukomeye, niko Imana yabigize, ariko uri n'umuntu woroheje. Aburahamu yahoraga azirikana yuko iherezo ry'ubu buzima rihari, yahoraga azirikana yuko azapfa. Yapfushije umuntu, arangije ati munyihera ahantu nihambira intumbi y'umupfu wanjye, kandi arangije aho hantu nawe niho yashyinguwe. Ubundi mbabaze, mujya mwibuka ko muzapfa? Umuntu arimo ararwara, akarwara gato akajya mu bapfumu, hoya rwose ntapfa, hoya rwose. Ubundi ntuzapfa. Na Lazaro yarongeye arapfa. Nukuri iyi nzara ni mbi, aho kugira ngo urugo rwanjye twicwe n'inzara, ngiye gukora ku isabato, Imana irabibona, n'ubundi bazicwa n'inzara. Nta kintu na kimwe kizabuza umuntu gupfa. Ariko nagira ngo mbabwire, abantu barimo baratinya gupfa ko kujya mu irimbi, ku buryo Satani arimo kubaprofitiramo akabica bahagaze. Ujya wibuka yuko uri umushyitsi n'umusuhuke. Uyu munsi wa none umuntu arimo arashwana n'umuturanyi, ubutaka bwanjye yaburengereye, yatwayeho santimetero 30, njyewe tuzagerana ahantu hose tuzaburana, ntabwo ndusha amafaranga. Santimetero 3 ugasanga umuntu yagiye mu manza hose. Ariko kwirimbi buriya habera ibitangaza. Urahagera barangiza bati umuntu wanyu imva iraba ari metero 2 zirenga na 40 ingahe kuri metero 1 n'igice, kandi mumuzane murasanga twabitunganyije. Wagenda barangiza batari kubundi mu mubyete ahantu habaye hato, bagabyeta. Mwarabibonye ko n'isanduku isigaye imanuka ibyigana. Reka mbabwire, muri iyi si tuzasigarana ziriya metero zonyine ubona hariya. Umva, utegura amasima barangiza nayo bakayabyeta, buriya mwamenya bashyiramo imifuko ingahe kuri beto? Ko muri abahanga mu kumenesha beto, iyo bagiye gushyingura umuntu, agahinda tuba dufite twibuka n'imifuko. Nako bimeze, agaciro k'umuntu ni ukuba ahagaze ashima Imana. Umuntu w'inshuti y'Imana amenya ko ubuzima buzarangira, ariko Imana ibizazura inshuti zayo. Aburahamu muri Yohana igice cya 8. Yohana igice cya 8, bantu b'Imana, hari amagambo akomeye. Igihe Aburahamu yari ku musozi, yari agiye gutamba umwana we, umwana yakundaga. Aburahamu yagiye kubonabona marayika araje amwereka intama yari ifite amahembe yafashwe n'igihuru. Arangije abwira Aburahamu ati ntugire icyo twara umwana, ahubwo fata iriya ntama ijye mu cyimbo cy'umwana wawe. Aburahamu yamanutse afite icyizere, avuga ati ubw'Imana itanze umwana wayo, ibi bintu biri seriye, ibi bintu bifite icyo bishushanya. Ndetse nimureba mu Itangiriro 22, Aburahamu yaravuze ngo aho hantu yahise izina rikomeye. Arangije aravuga ngo ku musozi w'Uwiteka kizagira gute? Kizabonwa.
yari abizi yuko i Karuvari kizabonwa. Kandi n'uyu munsi wa none iyi nzu y'Imana yitwa umusozi w'Imana. Ni iki mwaburiye hano muzabonera ahandi? Ntacyo. Yohana 8:56 Bibiliya iravuga ngo Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye agira gute? Aranezerwa. Umunsi Imana yakuye Aburahamu mu mage akamanuka n'umwana yagombaga gupfa, niwo munsi Aburahamu yabonye ibya Yesu, amenya urukundo rwe, areba n'ubuntu bwe. Ndakwinginze, wari wagira umunsi w'Imana ku buryo ushobora kwicara ukaririmba ngo nshima umunsi nakwemeye Mwami Yesu umukiza we? Ugira umunsi wamenyeyemo Imana, ugira umunsi wakiremo Umwami Yesu, ugira umunsi wahinduriwemo amateka. Ariko ibi bintu birababaje cyane. Nk'uko kwizera Aburahamu yahagurutse akagenda ahamagawe n'Imana atazi yajya, nk'uko kubwo kwizera Abisirayeli bakurikiye inkingi y'igicu bajya mu gihugu cy'isezerano, niko n'abanyamahanga bahagurutse bajya gushaka umukiza bayobowe n'inyenyeri. N'uyu munsi Imana iracyafata abantu bagakurikira Umwami Yesu. Kwizera ni uguhaguruka ukagenda utazi iyo ujya. Tuyoborwa no kwizera, ntituyoborwa n'amarangamutima. Ariko nukubera iki tutari inshuti z'Imana? Impamvu ibitera ni imwe: twaguye mu mutego w'ikintu cyitwa ubucuti. Ntago waba inshuti n'Imana ugifite ubundi bucuti. Muri Yohana 19:12 Pilato amaze guhabwa urwandiko rw'umugore we wari urwaye, Pilato amaze kubwirwa ibya Yesu n'uburyo atagomba kumutanga, umugore wamubwira ati ibi bintu byitonde bo mugabo wanjye, ndabizi usanzwe uhubuka, ariko ndakwinginze noneho uyu munsi ubeseriye imbere y'iyo dosiye. Bibiliya Yohana 19:12 uhereye ubwo Pilato ashaka uburyo bwo kumurekura, ariko Abayuda batera hejuru bati nurekura uyu nguyu uraba utari inshuti yande ya Kayisari. Pilato arangije ati umva rero mu bintu nakinisha, ubucuti mfitanye na Kayisari ni ubucuti bukomeye. Ariko arebye Yesu mu maso nabwo biramucanganije ati Yesu witwa Kristo ndamugira nte? Ngiki kibazo. Dosiye iyo hajemo ikintu cyitwa ubucuti, umuntu araguhamagara ukamubwira uti ndi umudivanisi nubahiriza amategeko y'Imana n'isabato irimo, yarangiza ati kuri umuhemusi mwiza bakundangiye. Wibuka ubucuti dufitanye. Nibwo muzajya kubona umuntu asohotse amateraniro atarangiye ateze moto, nawe wihishe ugiye mu bukwe nimugoroba usange niwe ugize gute? Niwe uyoboye yagiye kuramira ubucuti. Umupasitori aricara akarenga amahame y'ibyo twizera, agahamagarwa n'umuntu biganye, yarangiza akamubwira ati uyu munsi barama inshingano mu idini ryanjye. Ubucuti dufitanye ugomba kuhagera, ko nzaba mfite gahunda se kandi akaba ari ku isabato, wowe ugomba kuzaza. Umuntu yarangiza ati ndemera nihishe ngeyo. Umuhungu arimo arahamagara umukobwa, alo sheri urihe? Ndi ku rusengero. Wagiye gukora iki? Ubundi se ku rusengero wajya gukora iki? Wagiye gukora iki? Twagiye gusenga harya. Si sheri ntabwo nakubwiye ko kora ndi umuririmbyi, korari yacu niyo igiye kuririmba. Kuririmba ibiki? Umukobwa ati ndirimba. Uyu munsi nari napanze yuko njya kukwerekana kuri mushiki wa papa w'inshuti yanjye w'umukire uzadufasha mu bukwe, kandi namuhaye saa 5. Saa 5 uraboneka? Yo sheri, none se ko saa 5 aribwo turirimba? Ndavuze ngo ngwino rimwe cyangwa bipfe, ngwino kabiri cyangwa bipfe. Umukobwa uzajya kubona ubona ateruye agasakoshi. Korari hindura indirimbo kugira ngo aramire ubucuti. Umuntu harimo aremera agafatanya imari n'umuntu batizera kimwe. Iduka ryahoze ririho izina rye agahindura izina,
agakubitaho ikinyuguti cya na, agashyiraho na cya kintu cyitwa andi mu cyongereza, agakubitaho na pi, ntumenye ibyo ari byo. Ku isabato ugasanga iduka rirakinguye, ukamubaza agahita akubwira ati rero hari umuafande w'inshuti yanjye yazanye imari ngo tuvange kandi ntiwamwangira. Erega Imana nayo ibibibona. Ubucuti. Umuyobozi w'umurenge ni inshuti yanjye, yampamagaye ngo tuganire ku bibazo, kandi abantu bose barimo baraka, mbona yavuze ko atasengera inzoga ari umuntu, atasengera fanta ari umuntu w'umugabo. Kakureba ati ntuzane bya bintu byanyu by'ubuhirika by'amafanta, shaka ikindi utumize. Ugatumiza Coca tahaha bakuzane na Guinness, biba byegeranye. Warangiza ukareba ukavuga uti ariko rero nkurikije ubucuti mfitanye n'umuyobozi w'umurenge, tukaba twicaranye n'uw'akarere, naringize amahirwe yo kugera ahantu nari narabuze. Aya mahirwe nyabuze nazitwa injiji by'iteka ryose. Aremera akayikubita areba hirya no hino avuga ati kama mbaye. Cyo bita kuramira ubucuti. Nkunda ubucuti buva mu ijuru, nisunze amaboko y'iteka. Ubucuti burimo buratuma ibintu byose bizamba. Bibiliya mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 13 hari amagambo nakunze, ariko twihute cyane. Gutegeka kwa kabiri, murebe muri Bibiliya zanyu. Gutegeka kwa kabiri, aya magambo yo yarantangaje cyane. 13 umurongo wa 7. Mwene nyoko cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugore useguye cyangwa inshuti yawe y'amagara yakoshya rwihishwa ati tugende dukorere izindi mana utigeze kumenya na basokuruza banyu batigeze kumenya, so mu mana z'amahanga bagose, ntuzamwemerere, ntuzamwumvire, ntuzamubabarire, ntuzamukize, ntuzamuhishire. Bavuzemo nde? Umugore wawe wiseguye, kwa kundi turyama akaboko kagahereza umugore wawe ngo akisegure murebane mu maso. Inshuti yawe magara, wa undi witwa amaraso, mugomba gusigarana Yesu wenyine, ko ari we inshuti magara kandi ari we inshuti yakadasohoka, kuko ni ukunda amaraso yacu kugeza ubwo yemeye gutanga amaraso ye. Abandi bose barakubeshya. Iminota dufite ni mike, nshaka gusoreza muri aya magambo yanditse mu gitabo Ibibaho mu minsi y'imperuka. Iki ni igitabo dufite, ariko aho kugura amatelefone, aho kugura ibintu byinshi cyane bihenze biberekana nk'abasirimu, nimushaka ukuntu mubona n'ibitabo, mushaka ukuntu mutunga ibyanditswe byera mu ngo zanyu. Iki gitabo paje 97 haranditswe ngo tuzasanga tugomba kurekura andi maboko yose usibye ukuboko kwa Yesu Kristo. Inshuti zizadutenguha zitugambanire, abavandimwe bashutswe n'umwanzi bazibwira ko nibaturwanya bari bube bakora umurimo w'Imana, bityo barusheho gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo dushyire ahantu haturuhije cyane, biringiye ko turi bwihakane ukwizera kwacu. Ariko tugomba kuba twiringiye ko ikiganza cyacu kiri mu cya Yesu Kristo mu gihe umwijima uzaba ubuditse no mu gihe cy'akaga. Twasomye isomo ryo muri Zaburi 80. Iryo somo ryatubwiraga ridukangurira umusozo mwiza. Zaburi 80. Ese Zaburi 80 haravuga ngo iki? Zaburi igice cya 80 ndasoma umurongo wa 18 kuri Bibiliya zimwe, ku zindi ni uwa 17. Ukuboko kwawe kube ku muntu wo mu kuboko kwawe kw'iburyo, umwana w'umuntu wikomereje. Amen. Imana igiye kureba abantu bari mu kuboko kwayo, nirangiza abo bantu bari mu kuboko kwayo ni nabo izashyiraho ukuboko kwayo. Mu magambo make, nibizabumbatira kugira ngo hatagira ikintu kibatwara. Ubucuti bw'Imana ndabinginze mu buhe imbaraga kugira ngo butsinde ubucuti bw'iby'isi.
hano hari abantu babaye inshuti n'icupa, kurirekura byarabananiye. Hari abantu babaye inshuti n'icyaha, kukirekura byaranze. Ubu hano hari umuntu ushobora kubwira ukamubwira uti mu itorero ryacu muri gahunda y'ijambo ry'Imana ntabwo umusatsi w'umuntu w'Imana ugomba kuba umeze gutya, ntabwo umuntu w'Imana agomba kujya aha n'aha, ntagomba kureba ibi n'ibi, ntagomba kwambara ibi n'ibi, ntagomba kurya ibi n'ibi, ntagomba kujya aha n'aha. Umuntu agahita akubwira ati rero njyewe aho kugira ngo mbe muri gereza yitwa idini, ndagiye musigarane ibintu byanyu. Impamvu Imana n'ijambo ryayo, impamvu itorero risakuza ibyo ribabwira ntimubyumve, mukunze iby'isi, kandi umuntu iyo yigize inshuti y'iby'isi aba yigize umwanzi w'Imana. Kuva uyu munsi dufite icyuho cyo kumenya Imana. Ese muri uyu mwanya hari abantu bavuga ngo Mana, ibyo wakoreye Aburahamu nanjye binkorere. Ntakubeshye, nari umuturage, nari umwizera, ariko ndashaka kuba inshuti yawe. Sinifuza guhaguruka nk'uko Loti yahagurutse, ndashaka guhaguruka nk'uko Aburahamu yahagurutse. Ndashaka yuko umbera Imana y'ibyiringiro, nkaba umuntu wo mu kuboko kwawe kw'iburyo. Niba ufite icyo cyifuzo, ngwino ufatanye nanjye gusenga. Tugendana na Yesu, akwejesha amaraso.